inshuti za Itabaza TV nongeye kubasohoza. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi, ndabakunda cyane kandi bakunda n'umutima wanjye wose. Iki gitondo rero nongeye kubabwira kuko mboneyeho no kubabwira kuko channel nari mfite yitwa Isezerano TV yahindutse kubera abantu bari bashatse kuyishimuta bakoresheje nyine kuko nabo bari bakoresheje iriya zina. Mpitamo rero kuyihindura Itabaza Music. Niko nahisemo kuyihindura, nayihinduye Itabaza Music kubera ko nabonaga bari bashatse kuyinyiba inshuro ebyiri zose. Ndangije ndavuga ngo reka nyihindurire izina, ngere n'ibyo mpindura kugira ngo channel yanjye ibifite umutekano. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ndakeneye ko mushyigikira iyi channel ikagenda imbere, iyi channel igakomeza. Burumvikana kuko hari abantu bari kwiba amachannel y'abantu akaza akayiba. Murazi babana bajyaga bakora ntuza babibiye channel yabo. So nanjye rero barabigerageze inshuro imwe, barabigerageza inshuro ebyiri. So inshuro ya gatatu nahisemo guhindura bimwe mu bigize channel nakoreshaga. Yari Isezerano TV haleluya, ariko narayihinduye yitwa Itabaza TV. Byose biragana Itabaza Music. So nabyo biracyari kuri n'ubundi ni Neza Steven. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi umugisha mwinshi cyane. Rero Imana yo mu ijuru yongere kubishimira, ndabakunda cyane inshuti munkurikira umunsi ku wundi. Abantu mwamaye subscribe ndabashimiye, abantu mugerageza kureba ibiganiro byanjye mugakora like niyo yaba imwe cyangwa ebyiri, wenda byibuze nkagira views 30 mwarebye ntuza yanjye, byanze bikunze biragenda biza. Ndabashimiye kandi cyane. Rero ndabaramukije mwese abari ku mugabane wa Afrika, abari ku mugabane w'i Burayi, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari Burundi Bujumbura, abari i Murenge, abari Warikare ndetse n'ahandi, abari muri Kenya, abari muri Uganda, ndabashoje kandi nizere ko mumeze neza. Rero muri iyi minsi ndi gukunda gukora ibiganiro. So nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye, nk'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda cyangwa urugero ni waba utaravukiyemo ukavukira mu mahanga ariko ukaba wemera kuko uri umunyarwanda, byaba ari ibintu byiza cyane kuko bifite agaciro kugira indangagaciro z'igihugu ukomokamo. Ntabwo bigira uko bigize gute, ntabwo bigira uko bisa. Rero uyu munsi itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nongeye kugaruka. Ngarutse mbere na mbere ndabwira abantu batuye i Murenge pole sana, abantu batuye i Murenge, abantu mwabyaye twirwane ko pole sana. Kandi navuga ngo abapfuye nyine byari bikwiye kuko igihe burya nta muntu utagira umunsi wiwe. Ikibazo nuko nyine ntabwo urupfu tubimenyera, ariko urupfu ni inzira itujyana mu ijuru, niyo nzira ducamo kugira ngo tujye gucibwa urubanza. Rero buri muntu wese afite ubw'Imana yamwandikiye. Rero ndavuze abantu b'Umurenge pole sana, pole. Rero Imana yo mu ijuru ihumugisha buri muntu wese uri gusengera bari abantu bo mu gihugu cya Kongo. Umuntu uri gusengera abakongomani ni ukuri Imana ihumugisha kandi Imana yo mu ijuru igire ikikora. Rero nje hano gusesenguraho gato, ndavuga ku bintu bibiri. Ndavuga ku kibazo cy'Umurenge, nongere mvuge ku kibazo cy'abakongomani bose, nindangiza mvuge no ku kibazo cy'u Rwanda na M23. Ikibazo ngiye guheraho ni ikibazo cy'u Rwanda na M23. Iki kibazo ngiye guheraho ntabwo uri mubanze mu nyumve ibyo ngiye kuvuga. So uyu munsi inkuru ziracicikana cyane, ndabibona ku mashusho media. M23 Rwanda, M23 RDF,
M23 basogosi, M23 byinshi. So abantu sinibaza uyu munsi abantu bari mu bihugu bitandukanye turumva amagambo menshi barimo bavuga. Leta ya Congo irashinze u Rwanda gutera Republic of Congo. So abanyarwanda nabo babandi bamwishakira ndamu bamwe tuko nabivuga nabo bati u Rwanda ruri muri Congo, ati Kagame ari muri Congo, ati ari kuyora ubutunzi bwa Congo, amabuye ya Congo. Abakongomani nabo bati Kagame ari gutwara amabuye yacu y'abakongomani. Abandi nabo bati Kagame barabara. Ariko njewe nje hano kugira ngo mvuge ibintu bitoya mu minota mikeya ubundi nigendere nk'umunyarwanda. Ikintu cya mbere ngiye guheraho mbere yuko tujya muri Congo, mu burasirazuba bwa Congo, Nord Kivu na Sud Kivu, ikintu cya mbere ngiye kuvugaho ni icyacu nk'abanyarwanda. Kuko baravuga ngo ijya gutera uburezi irabwibanza. Ntabwo ngewe nabanza kujya mu kibazo cya Congo ntarajya ku kibazo cyacu nk'abanyarwanda. Abanyarwanda benshi bashimishijwe n'ibihano ngo amahanga ari gufatira igihugu cy'u Rwanda, haba ari abari inyuma y'igihugu ndetse n'abari mu Rwanda. Nabo barimo nyine batavuga ariko bamara kurenga umupaka gatoya, agiye nko gusura Uganda, agiye gusura Kenya, ugasanga nyine ikiganiro nta kindi, we ari kuvuga ati u Rwanda buriya twarumiwe iki n'ibiki. So ntago mbizi. Rero mbere ya byose ndabanza nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuryango we. Nkongera gushimira nyakubahwa Retired Major General Retired James Kabarebe n'umuryango we. Nkongera gushimira nyakubahwa Major General Mubaraka Muganga, Chef d'Etat Major n'umuryango we, Minisitiri w'Ingabo n'umuryango we, na umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda n'umuryango wabo, ndetse n'abandi bayobozi muri rusange tutavuga ngo turondore. Turafite inzego nyinshi, nabo turabashimiye kubera ubudahwema guhereza abanyarwanda umutekano ukwiye. So ikindi ndabashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda kudacika intege ngo nuko ngo bari gukangisha ngo ibihano, ngo bari gukangisha ngo ubutwererane buravaho, ngo imfashanyo baduhaga ziravaho, ntibakure ubwirinzi ku mupaka ngo baterane abanyarwanda tube inyama z'ibisiga. Ndabakunda cyane. Mbere ya byose mbatereye saluti, murayikwiye niyanyu. So rero nk'umunyarwanda, impamvu mbanze gushimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame n'umuryango we, nkashimira Chef d'Etat Major Mubaraka Muganga n'umuryango we, James Kabarebe n'umuryango we, umuyobozi wa polisi y'u Rwanda. Uyu munsi ntago muzi, urihangana ntago mva mu Rwanda ngo ndamuzi, ariko abo ndabazi. Nari nzi Gasana Emmanuel uhari ntago muzi, wamuzi yamumbwira. Nyine ni nabyiza kugira ngo tumenye inzego ziyoboye ibihugu byacu, tuzimenye neza igihugu cyacu. So
n'izindi nzego z'umutekano zirimo RDF Inkotanyi, zirimo polisi y'u Rwanda, zirimo inkeragutabara, abayobozi, abaminisitiri, abashinga amateka n'abakenguza amateka mu rurimi rw'abaturanyi, ndetse n'abayobozi b'imidugudu na ba mutwarasibo n'abunzi. Mwese ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi. Turabakunda cyane cyane rwose, kandi tubakunda urukundo rwiza rwinshi, kuko mwarakoze Inkotanyi kurengera abanyarwanda. Rero muri abantu b'abagabo, nongere mbahe salute, murayikwiye. Ikindi navuga ngo u Rwanda rurakarama. Warwanga warukunda, ibyo birakureba. Ikizima ukunda u Rwanda, oye uri umugabo. Icyo nzi cyo nuko nzi ko abanyarwanda dushoboye kandi dushobotse, kandi ejo heza hari mu biganza byacu. Ni twebwe tugomba kururinda, ni twebwe tugomba kurwubaka. Ntabwo kubaka u Rwanda tuzarwubaka muri bimwe ngo ibindi tubireke. Kuba umunyarwanda ni ukuba wemera ko uri umunyarwanda. So mugihe ntabwo tuzaba abanyarwanda kuko u Rwanda rufite amahoro gusa, rufite bari kuvuga neza gusa, bari kuvuga ngo nyakubahwa Paul Kagame yazanye ibikombe. Ntabwo tuzaba abanyarwanda ko bari kuvuga ngo ibihugu biri kuza mu Rwanda. Ntabwo tuzaba abanyarwanda kuko bari kuvuga ngo ibiki n'ibiki. N'igihe bari kuvuga ngo bagiye kudufatira ibihano, tugomba kuba abanyarwanda. Ahubwo ni iki turi gukora nk'abanyarwanda kugira ngo niba bavuze ngo imfashanyo zahabwaga igihugu cy'u Rwanda wenda mu bintu runaka zigiye guhagarara, twebwe nk'abanyarwanda turi muri diaspora, nk'abanyarwanda muri mu gihugu, nk'abanyarwanda bari mu mahanga, twebwe n'iki tugomba gukora kugira ngo tugaragaze ko u Rwanda abanyarwanda dushoboye kandi dushobotse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda ahora atubwira igihe cyose ikintu cyitwa kwigira nk'abanyarwanda. Ese twebwe ni ikihe kintu turi gukora kugira ngo aho kugira ngo tujye muri ya magambo tuvuge barabara u Rwanda bararufungiye iki n'ibiki? Hari abanyarwanda turi mu mahanga tutari bariya, tutari ba Nizeyimana Pascal, tutari ba Aristide Mugirente, tutari ba ni benshi ntabwo ngiye kubatondora. Ndabizaye nabo duturanye hano mu gihugu ndimo, nubwo batajya ku mashasho media, ariko sinzi ko nabivuga badakunze u Rwanda. Tubamo turyaryana gusa, bakubona uvuga u Rwanda neza, mwasekaga bikarangira mubaye iki, mubaye abanzi. N'umunyagihugu mwavuganaga byashoboka bakamuguteranya, n'umukobwa wateretaga bakamuguteranya bakavuga bati uyu nguyu nta kujyana, bizaba ibibazo. Dufite ibibazo abanyarwanda muri mu Rwanda, abanyarwanda turi mu mahanga dufite ibibazo, kubera ko turi kumwe n'abantu benshi uyu munsi badafite ineza y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko dufite abandi bavuga ngo naho twapfa tuzapfa tuvuga igihugu cyacu kandi tuzapfa tukirwanira. Rero icyo nari kuvugaho, nk'umunyarwanda tugomba gutanga umusanzu, tugomba gutanga ibitekerezo. Ndabizi wenda nubwo video yanjye itarebwa n'abantu benshi, ko channel yanjye iracyari niwe, wenda ntabwo abantu bashishikajwe no kuyireba, bashishikajwe no kureba wenda iziri kuvuga amasaso, iziri kuvuga ko u Rwanda barufatiye ibihano, iziri kuvuga kuko RDF Inkotanyi bazitsinze muri Congo, iziri kuvuga ko hari abasirikare b'u Rwanda bafatiwe muri DRC Congo. Izo ngizo nyine nizo abantu bari guhangaho amaso. Ariko twebwe nyine turi kuvuga ibingibi nta muntu ugize gute, kandi ngiye ntabwo nshaka views
kurenza uko nkunda igihugu cyanjye. Abantu bakunda igihugu bazareba videos, muzareba izi video mwumva amagambo ziri kuvuga. Ni igitekerezo, ni umusanzu ndi gutanga nk'umunyarwanda. Ese nimba uyu munsi barimo bari kuvuga ngo baradufatira ibihano ngo kubera koko ngo u Rwanda rwashyize ubwirinzi ku mupaka w'u Rwanda, ngo mu by'ubukungu, mu by'ibiki, ibyo byose bakabivuga. Twebwe nk'umusanzu wacu nk'abanyarwanda n'ubuye, nimba tudashoboye kuvuguriza ibyo bihano, niba dufatira turabyemera ko banabifata, ariko nidutekereza ikintu kigomba gukorwa. Ndi umunyarwanda, nawe uri umunyarwanda. Twebwe mu Rwanda ntabwo turangwa n'abo Bahutu n'abo Batutsi. Byarabaye, twarabibonye aho byadusize, turahazi. Ariko nanone babidukikije nabo turabazi. Number 1, nk'umunyarwanda, abanyarwanda turi muri diaspora, inkunga yacu ni iyihe kugira ngo twereke bere ba Pascal Nizeyimana, ba Aristide, tubereke ko dushoboye, tubereke ko nubwo ibihano babidufatira nta kintu na kimwe bidutwaye, tubereke ko nimba badufashaga mu bikorwa by'ubuvuzi, guha abantu mituwele cyangwa kugira gute, abanyarwanda tuba mu mahanga tuvuge duti byibuze ni $5 turayatanze. Buri munyarwanda uba mu mahanga agiye gutanga $5. Noneho nimba turi muri miliyoni 13 zigize abaturage b'u Rwanda, turi abanyarwanda wenda miliyoni 5 ziri mu mahanga. Noneho basi tuvuge ngo miliyoni 5, buri munyarwanda wese yatanze $5 cyangwa $10 kugira ngo twigire, kuko dufite sero ivuga ngo turashobotse. Icyambere umunyarwanda hari hose arashobotse kandi turashoboye. Icyakabiri umunyarwanda ukunda igihugu hari hose arashobotse kandi ejo heza hari mu biganza byiwe. Kuvuga ngo ejo heza hacu hari mu biganza byacu, by'ababyeyi bacu bari mu Rwanda, by'igihugu cyacu, abana tuzabyara bazafukire mu gihugu gifite umutekano. Abari guteranya ku ba Paul Kagame amabuye, ndababwira ngo muribeshye. Aho wankuye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni njye uhazi, ni njye uhazi. Uyu munsi kuba ndiho no kuba ndi kuvugira kuri iyi channel, iyo ataba RPF Inkotanyi ntago mba ndi hano, iyo ataba Colonel Lydia ntago mba ndahanga, mba narapfuye, ntabwo mba nkiriho, mba narapfuye. Ariko uyu munsi ndahari, nanjye ndi muri diaspora, ndi kuvugira kuri YouTube channel yanjye, kandi kubera kuko yaramfuje. Icyo ni icyambere. Nari ndwaye malaria, nari nkuye kutagira homba, ndara mu kizu kitagira abantu Kacyiru. Colonel Lydia icyo gihe atari yaba Colonel, ndumva ari nka kapiteni, we n'umugabo we Imana ibaha umugisha, ni inkotanyi cyane. Icyambere baramfuje. Icyakabiri nari maze iminsi igera muri 7 ntarya, barangaburiye. Icya gatatu bampaye amakayi, njya ku ishuri, njya kwiga. Icya kane, mu gihe cyose namaranye na Colonel Lydia n'umugabo we na Patrick Kamanzi n'umugore we na Munyengango n'umudamu we na Tresor, ntabwo ubuzima bwanjye bwarahindutse. Inkweto nambaraga itobotse igira gute? Nambara inkweto nzima, nambara ipantaro nziza. Byagizwemo uruhare n'inkotanyi, nirwa mutera amabuye muvuga ngo zimaze abantu, mubihindurira izina mutwita abasogose.
rero ndagira ngo mbabwire ngo inkotanyi Imana iziha umugisha, muri abagabo bo kubahwa, nongere mbaterere saluti. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kubaho ndi hano ni ukubera izo nkotanyi mwirwa mutera amabuye muzituka. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kuvuga ngo nk'umunyarwanda uri mu mahanga ukunda igihugu, nimba abazungu bari kudukangisha ko bagiye gufata ibihano mu rwego rw'Imana, bagiye gufata ibihano mu rwego rw'iki, natwe tugomba kwicara tukavuga ngo ni amadolari 5, ni amadolari 10, ni amadolari 50, tugiye gukora igikorwa tugaragaze kuko dushoboye kandi dushobotse kandi ejo heza hari mu biganza byacu. Ni igikorwa cyanjye nitekereje, ntabwo ari leta y'u Rwanda yantumye kubivuga. Ni nk'umunyarwanda uzi aho inkotanyi zankuye, uzi aho RDF yankuye, uzi aho RDF ingejeje. Kuba ngeze kuri iyi myaka 38 mfite, ntabwo nyifite kuko ari nge wahigejeje, ahubwo nuko inkotanyi zabigize mu ruhare. Banyarwandakazi muri mu mahanga birwa babesha bakababwira ngo inkotanyi, bakazita amazina y'amasogo ngo ni abasogosi, ngo ni ibiki, barababeshya. Ndagira ngo mbabwire ngo leta y'u Rwanda ni umubyeyi, leta y'u Rwanda nta kitakoze, yarasaidiye abantu, ifite aho yadukuye, ifite aho yatugejeje. Ndabivuga ndi umuhamya kuko ngewe leta y'u Rwanda yarandeze. Igisirikare cya RDF inkotanyi cyarandeze ntafite ahomba, cyarandeze ntafite ibyondya, cyarandeze ntafite shinge na rugero, nta muntu wo kunyitaho. Ariko igisirikare cyarandeze cya RDF inkotanyi, abo mwita abasogosi, kandi hari mu bihe bibi. Bya bihe nimba bari abasogosi bashoboraga kumusogota bakanyica. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ntirobanura. Ibyo mwirwa mwitwaza muvuga ngo abahutu ngo mu Rwanda ngo barahangayitse, ngo ubutegetsi n'ubw'abatutsi, ariko abatutsi muvuga ni bangahe? Mwarabishe baragaruka, barongera bajya kuyobora, bajya gutura igihugu cyose. Rero Banyarwanda, icyo ni igitekerezo natangaga mbere yuko ninjira mu bindi bintu. Ndabizi abareba ntuzange si muri benshi, ariko ugerageze gukora share, ukore subscribe, ukore like, kandi nawe urabukoze umusanzu wawe. Niyemeje kuvuga nk'umunyarwanda. Ndabizi aho ntuye hano nkikijwe n'abantu b'Abanyarwanda bene wacu, ariko bavuga ngo bazagaruka mu Rwanda Kagame yapfuye. Bavuga ngo bamuhimba amazina, bamuhimba amashyi, ariko ntabwo ntego ubwoba no kuvuga, kandi kibereka ko mvuga nuko mvuga nkashyira kuri YouTube channel yanjye. So bikarangira nyine mvuze. Ndabizi ndebwa nabi hano, n'ibintu bishobora gukorwa, kumva umuntu aransebeje kuri Facebook, avuze ko ndi bandi, avuze ko ndi umujura, avuze ko namutwaye amafaranga ibiki n'ibiki. So ariko ari uburyo bwo kuncecekesha kugira ngo ntazajya ku mbuga nkoranyambaga. Wenda nk'iyo mvuze ikintu kimwe kuri leta y'u Rwanda bihaguruka ari byinshi, ariko ntabwo nzananirwa kubivuga. Ubwo uzagira ibibazo azantware kuri RIB nzitaba, ariko ntabwo nzananirwa kuvugira igihugu cyanjye, kuko nimpfa ntabwo bazampamba ahangaha ndi nashatse kuvuga. Wenda kubw'umutekano wanjye, ariko ndagira ngo babwire ngo wenda igihugu nyine, ariko aho ntuye ubwanjye, kubera kuko ndakikijwe nyine. Ariko ndagira ngo babwire ngo ntabwo nzananirwa kuvuga u Rwanda, kuko u Rwanda ni igihugu cyanjye. U Rwanda rwarandeze, inkotanyi zarandeze. Mbahaye urugero, ntabwo turi muri bya bindi mujya mwicara hano muri diaspora mukavuga ngo ariko buri Abanyarwanda barakabya we, Abanyarwanda barakabya. Umuntu aravuga ngo Kagame ngo yampaye ingiri, ngo Kagame yampaye inka, ngo Kagame yagize ngo wabonye Kagame wawe waza kukuyonka. Rero ntabwo yaje kuyiguha, ariko yarategetse urayibona.
rero njyewe inkotanyi noneho ngiye zaramfashije ndabibona. Nabahaye urugero rwa Lydia, Colonel Lydia n'umugabo wiwe baramfashije kuri uyu munsi ndi wundi we. Ndagira ngo mbabwire ntabwo natinya kwita Colonel Lydia mama wanjye, kuko yankoreye icyo mama wanjye utari uhari atankoreye, icyo papa wanjye utari uhari atankoreye, ariko we yaragikoze. Angurira ibikoresho by'ishuri we n'uwitwa Jacques, angurira ibikoresho by'ishuri, arampa amafaranga njya kwivuza, arangaburira ndarya. Mu gihe kigera ku mezi 6 buri munsi twajyaga gusenga muri Zion, nabaga muri Zakari. Buri munsi ko tugiye gusenga ntiyashoboraga kuhava byibuze ampaye makeya, yampaga 5,000. Kandi 5,000 byo muri 2000 na kangahe, byo muri 2006, 2006, 2007, ayo mafaranga yari menshi, yari 50,000 by'ubu ngubu. 5 narabibonaga, na mafaranga nabonaga. Buri cyumweru nabaga nizeye ko ndabona 5,000 bivuye kwa Lydia. Buri cyumweru nabaga nizeye ko ndabona, buri wa gatatu nabaga nizeye ko ntarabura 5,000 byura bivuye muri team Lydia yarayoboye yo muri Zakari mu cyo bitaga aduze 12. Byanze bikunze niya atayamaga abandi yarayoboye, yarababwiraga ati uyu mwana wacu bakambereza iki, bakambereza ayo mafaranga. Rero kuri uyu munsi ndi kuvugira hano ntabwo ari njyewe. Mu gihe byari bikomeye, mu gihe nabonaga ko birangiye, Colonel Lydia yarahabaye, Imana imumugisha. Ntabwo nabura kumubwira ngo ni mama wanjye. Imana izamfashe nzongere mubone, ndabizi kuko uyu munsi kumubona biragoye. Imana izamfashe nzabone nomero yiwe, nuhayigira ya akayima yabakoze, byibuze nzamubwire ni mama warakoze. Kandi nukuri yambereye mama, yambereye umubyeyi. Haciye imyaka twatandukanye nawe mu 2007, ubwo nisumbuye yongeye kwiga ahandi hantu, ariko mu gihe twabanye yarakoze. Murumva rero ntabwo byakozwe n'umuntu usanzwe, byakozwe n'inkotanyi mwirwa mutuka. Niyo mpamvu mbivuze. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda ubwiza bw'inkotanyi birwa babwira ngo ziri kwica abantu ingoma. Ubwiza bw'inkotanyi barwa babwira ngo zamaze abantu bazita amazina y'abasogozi. Inkotanyi ntabwo ari abicanyi, inkotanyi n'abakunzi b'amahoro. Inkotanyi zakijije abantu benshi inkota, inkotanyi zakijije abantu benshi umupanga. Rero izo nkotanyi birwa bavuga, bazituka, bazigira gute, mw'abantu mwe ndagira ngo mbabwire ngo zakoze akazi gakomeye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Zakoze akazi gakomeye. Muri make rero ntabwo tugomba kwemerera umuntu uwo ari we wese guvogera igihugu cyacu adutukira abayobozi b'igihugu. Ntabwo tugomba kubyemera, nta nubwo nzabyemera, nta n'umwanya nzabihereza, nubwo ndi umwe wenda nashoboye kubirwanya. Ariko uko buzagenda bwira, n'abari bashyigikiye ba Aristide, n'abari bashyigikiye ba Pascal, abashyigikiye ba Jeturiya wogosha Rubaga, abo bose ndagira ngo mbabwire ngo muzagenda mumenya ukuri. Nimurangiza tuzafatanya kubaka igihugu, tuzafatanya kubaka urwatubyaye. Banyarwanda, banyarwandakazi muri mu mahanga, baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo uwambaye ikirezi ntabwo amenya ko kigize gute, ntabwo amenya ko kera. Rero ntabwo nabura kubashishikariza gukunda igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu nazanye proposal, ntabwo ndi kuvuga ngo ngiki. Niyo mpamvu nazanye proposal nk'abanyarwanda gufata umwanzuro tukavuga ngo twebwe intwererano yacu noneho ni iyihe. Hari abanyarwanda bari mu mahanga bari basanzwe bakora icyo gikorwa, ariko natwe turagira ngo noneho nk'abanyarwanda tugaragarize igihugu cyacu ko tugifitiye iki, tugifitiye urukundo. Tugaragaze ko dufitiye igihugu cyacu urukundo, tugaragaze twereke amahanga, kuko niyo badufatira ibihano ntacyo bidutwaye, twebwe ubwacu twishoboye. Batadushizeho iterabwoba, tugira amahirwe dufite Perezida Paul Kagame. Ni umugabo ndamwemera, uri umugabo ndakwemeranya kwa Paul Kagame. So umuririmbyi yararimbye avuga ngo ndandambara yantera ubwoba. Nanjye ndagira ngo mubwire ngo impamvu nukuri nyamugenda imbere, uri nyamugenda imbere
ntugenda mu binyuma, uri inyambo yogeye, uri intore rudasumbwa mu mihigo, intore zirusha intambwe, ukaba ari wowe utabara bwa mbere aho rukomeye. Warakoze, Imana iguha umugisha, Imana ikongera imyaka yo kubaho, Imana iguhaza uburame, kubera kuko uyu munsi ndeba abanyarwanda birirwa bavuganya kwa Perezida wa Repubulika, ndeba abanyarwanda birirwa basebya igihugu cyacu cy'u Rwanda bari hano mu mahanga, ngasanga abanyarwanda bari mu Rwanda babayeho neza. Nibuka iyo nje mu Rwanda ngenda amasaha yose nshakira, navuga Ikigande, navuga Icyongereza, navuga Icyarabu, navuga ururimi rwose nzi nkagenda, ntawe mbaza ngo mbese kuvuga urwo rurimi ruwahe. Ariko hano tuba ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe no kuvuga Ikinyarwanda utinya kukivuga. Iyo bwije bibaye saa 12 muri bihugu turimo, ntabwo ushobora gupfa kuvuga Ikinyarwanda. Hari igihe ushobora kukivuga ugahura n'umuntu akakwica kukuvuga Ikinyarwanda. Abari muri Afrika benshi barabafunga Uganda kuko yavuze Ikinyarwanda, bakamushyira muri akarara kuri polisi na tete. Benshi bamaze kumamagara ndi Uganda bakambwira bati badufashe, baduciye imitwaro 15 mu gitondo, tukayajyana tukajya kugira gute, kandi bagize gute, bafite ibyangombwa, bafite passport, bafite buri kimwe cyose, n'ameze y'abatararenze. Ahangaha natwe tutari muri Uganda, tutari muri Afrika, cyangwa wenda tuba tutari muri Afrika inshuro nyinshi, wenda turi ku migabane y'Uburayi, nabwo hari abandi tutinya tubona kuko batugobyora amajosi, ugasanga tuye aho ngaho ahantu tubiri kumwe na babandi banga u Rwanda, bita u Rwanda basogoze. Kuko mvuga ijambo ryiza igihugu cyacu ukumva ni ikibazo. Ntabwo rero abo ngabo bavuga ngo badufatire ibihano, ntibabura kudufatira ibihano kuko n'ubundi bafite abo bacumbikiye baharyamyeho, biriko bavuga ayo magambo apfuye, bakabareka ntibabafate ngo babafunge. Ariko icyo navuga, igihugu cyacu kirarinzwe. Ntabwo kirinzwe n'ingabo gusa, ahubwo n'abaturage bacyo. Kandi natwe ubwacu, ejo bundi Major General Kabarebe yaravuze ngo urubyiruko kuki mudashobora kurwana kuri izo mbuga nkoranyambaga. Tugomba kurwana intambara nziza. Umuririmbyi yaravuze mu gitabo cy'indirimbo, yaravuze ngo turwana intambara nziza. Natwe turwana intambara nziza itarimo gutukana nk'uko batukana, kuko nawe nugenda kuri social media ugatukana barabona kuko twarabivuze. Zamwe abanyarwanda mwababonye nimureka tuvuge amagambo make ariko dukora, twibatuka. Hari umuntu ejo bundi yaratukanye hano kuri Noza, yego ni byiza wavugiraga igihugu, ariko kuba Joyeuse yirwa tuka igihugu cy'u Rwanda, ntabwo nyina ari umwe ugituka. Icyo watutse kuri nyina Joyeuse aragifite. Reka mbabwire mw'abantu Banyarwanda, natwe tugira ikinyabupfura, twiga ikinyabupfura. Gutinya ukambika nyina wundi ubusa, ukamuca ibyo yambariye, ukamugira gute, ntabwo ari byiza. Menye ko na nyoko nawe ari umubyeyi. Ndashaka kubibwira wa Mipangu, mumwita Gasuku. Wa Mipangu nawe uri umuntu, mbona uri umuntu wiyubashye w'umugabo, ntukabe nk'imbwa ngo imbwa zimoke nawe umoke, ntabwo bikwiye. Ubu ngubu Aristide azajya kuri Nuza atukane, atuka abantu abambike ugize gute, nawe ujya utuke mama wiwe. Watutse Aristide niba ushaka no gutukana. Ubundi urumva perezida wacu atukana, avuga ijambo kandi avuga rimwe ukaryumva kenshi. Rero natwe tureka ababyeyi babandi kubatuka, kuko ndumva mu mategeko y'u Rwanda
harimo amategeko hano ibihano by'ubututsi byo gutukana muri libu n'undi iryo tegeko ririmo. Rero iyo uhagaze ugatukana buriya nyina wa Joyeuse agiye kuri libu akakurega bamipangu bagufunga. Mukajye mwambika icyasha leta yacu ngo muvuge ngo hari abantu ngo babashyigikiye ngo ku buryo ngo muvuge ibyo mushaka. Leta y'u Rwanda ntabwo dutukana, abanyarwanda ntabwo dutukana, ntabwo twararezwe, ntabwo tworowe. Rero nimba ushaka kuvugira igihugu, uvuga igihugu neza, na wa wundi numubwira neza azabyumva agaruke wenda avuga ati I'm sorry, nimumbabarire naracitswe. Sibyo? Nibangaye leta y'u Rwanda ifatika barekura, kuko bagaruka babahugwa neza, bafatana ubugwa neza, bakabagaburira muri gereza, bakabaha amazi bakoga, bakabaha uburoso bakiborosa, bakabaha kamambiri, bakabaho baryama. Yageramo akavuga ati narakosheje nyakubahwa nimumbabarire nakoze icyaha, agasaba imbabazi, kandi leta y'u Rwanda irakubabarira. Urugero murabizi Paul Rusesabagina, leta y'u Rwanda nyamabarika murekura. Abo bari bafunga bose niba barekuye, ntibari abashyigizi bana, ariko kubera ko basabye imbabazi barababariye. Naba ngabo ba Joyeuse nabo birashoboka ko bashobora guhinduka. Kandi ngiye gutumwa na Joyeuse, namo gutumwa vuga ngo Joyeuse sister wanjye rwose ndakuzi, haba kuri social, haba kuri TikTok, followers wanjye, nanjye ndi followers wawe. Garukira aho ngaho aho ugeze. Abantu uzabyara uri kwirgutuka abayobozi b'u Rwanda, bari abana uri kubaha igihugu. Umurage wa mbere umubyeyi aho umwana ko ari igihugu, uragira ngo abana bawe bagira ipfunwe ryanye n'ibyo yakoraga. Kujya kuri TikTok ukongera ukavuga uti nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mbabarira, nimba ari n'abantu bari baguhaye amafaranga bakakubwira ngo umutuke, utuke umugore we, utuke abana be, utuke Baraka Muganga, utuke inzego z'umutekano ba minisitiri, ndakwinginze subira inyuma wabwire ngo I'm sorry nimumbabarire. Joyeuse rwose uri umukobwa mwiza, uri umudamu mwiza w'umunyarwanda, binakugaragaraho ko uri umunyarwanda. Kandi iyo utabura umunyarwanda ukabura umurundi n'uburenganzira bwawe. Ariko abarundi n'abanyarwanda nabo ntibatandukanye. Ngiye cyo nzi cyo nuko nzi ko Joyeuse uri umunyarwanda. Garukira aho ngaho, wirenga inkombe ngube nka bariya ba Nizeyimana n'abapadiri Nahimana n'aba Aristide, wirenga aho ngaho, garukira hafi. Garuka ku gihugu cyawe, kundi igihugu cyawe, kuko uyu munsi ntabwo uzi umuntu uzarongora umwana wawe. Umwana washobora kurongorwa n'umunyarwanda uri mu Rwanda. Uwo mwana azaba mu gihugu atekanye, mu gihe azi ko nyina yirwa tukabayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mwarabibonye umwana wa Ntawunguka Pacifique iyo agiye gutanga speak ararira, akavuga ati birababaje kuba u Rwanda rwarandeze, ariko papa akari uhagarariye umutwe w'ibyihebe birwanya leta y'u Rwanda. Uriya mwana ntabwo bafite amahoro, ari umugore ari umwana. Buriya Ntawunguka Pacifique nimba kinariho atarapfa, aramutse nimba ari umugabo wumva nakorera imfura ye y'umuhungu n'abana. Biranavugwa neza ko yavuye mu Rwanda nta jenoside akoze, ndetse Major General Kabarebe yaravuze ati ngiye nafashe telefone ndamwihamagarira ndamubwira ngo naza afatanye n'abandi kubaka u Rwanda. Kubaka u Rwanda rufite abana be, rufite umugore babayeho neza. Umuhungu wa Pacifique mwarabonye n'umwana mwiza, n'umusore mwiza w'ibogari. Nawe rero ndakubwiye ngo Joyeuse, ndakubwiye ngo gerageza ugaruke ku murongo, wikwita kuba gutuka nk'uko watukanye, ahubwo wenda gusabye ndakwisabiye. Uyu munsi nugaruka nk'abanyarwanda biteguye kukwakira, kandi biteguye kwakira imbabazi zawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yesaya ibice 9:54
umurongo wa 9 haravuga ngo narahiye kuko ntazongera kukurakarira uko nahiye kuko ntazongera kurimbuza isamazi niko narahiye ko ntazagutererana kandi ntazaguhana kandi nzakugirira ibambi. Ikintu leta y'u Rwanda yiyemeje ni ugutanga imbabazi ku muntu wese uhindukira akamenya ko yayobye, yamara kumenya ko yayobye akagaruka akavuga ati nsabye imbabazi leta yacu, nsabye imbabazi abanyarwanda. Wenda wiza mu Rwanda genda kuri TikTok aho uhera uvuga ibitutu ku Rwanda wongera wahera uvuga ati nsabye imbabazi abanyarwanda, nsabye imbabazi abayobozi b'u Rwanda, ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo uzabana neza n'igihugu cyacu. Murabizi hari abantu dufite mu Rwanda basabyaga leta y'u Rwanda rwose ku mashusho medias. Ngiye ntabwo ndi wavuba, ngiye ndakuze, nza abantu bari mu Rwanda kandi abayobozi bakomeye basabyaga leta y'u Rwanda, ariko igihe kimaze kugera babona ko bibeshye, bamaze kumenya ko bibeshye baragaruka baravuga bati nyakubahwa Perezida wa Repubulika mutubabarire, banyarwandakazi mutubabarire, dutanga umusanzu wo kubaka u Rwanda. Indirimbo yarabivuze ngo Rwanda rugari twatashye muri gakondo ngo dutanga umusanzu we ngo kubaka u Rwanda. Ni message Masamba yatanze na Muyango. Rero tugomba kubaka u Rwanda uko byagenda kose. Rero icyo cyari ikibazo narimvuze ku ruhande rwacu rw'u Rwanda, bari muri gutera igihugu cyacu amabuye muvuga ngo turi gusahura amabuye ya Kongo. Mbese ubundi abanyarwanda turinda kuyasahura kuki bene wabo batayakoresha? Muvuga ngo abanyarwanda barayasahura, bayasahura bene wabo bene yo bari hehe? Byumvikane ko umuntu naza agakurikira umunsi akakijyana uhari niwo uzaba ukimuhaye. Ariko ibyo ntabwo aribyo nashaka kuvuga. Icyo nashaka kuvuga ni muduhe amahoro, muduhere amahoro abayobozi batowe, twarabatoye, bashyizweho n'abaturage. Nitubona kuko ubuyobozi bwacu buri kutuyobora nabi nk'abaturage, uko twabashyizeho niko tuzahaguruka tukabakuraho. Ariko mu gihe nta muturage uravuga kuko uwo yatoye amubangamiye, tugomba kubashyigikira. Kandi ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Imana ni ishyiraho ubuyobozi. Kuva kuri Sawuli niwe muntu wa mbere wabaye mu Bayisiraheli wabaye umwami, kugera kuri Dawidi mpaka kugera kuri Hezekiya nibo bantu babaye abami, ariko bose bacirwagaho n'Imana. Natwe kuba dutora Kagame, Imana yamushyize mu mitima yacu kugira ngo tumutore, yashyizweho n'Imana. Banyarwandakazi nimugerageze kubaha abaperezida babandi, nimugerageze kubaha nyakubahwa Perezida wa Repubulika yanyu. Abafite Padiri Nahimana ntabwo murumva tumutuka, abayoborwa na Padiri Nahimana ntabwo turamutuka, abayoborwa na Pascal Nizeyimana nirwo yita abantu abasogosi ntabwo turamutuka, abakurikira Aristide sinzi wintuza afite muri iyo guverinoma ikorera mu bita ngo ni guverinoma ikorera mu buhungiro we na Padiri Nahimana ntabwo turamutuka. Nawe ndagira ngo ngubwire Aristide, attention ukomeza kudutukira abayobozi. Ejo mundi watutse Ivode, ejo mundi watutse umushinga amateka wari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ari kuvuga guhera uyu munsi tuguhaye gasopo kudutukira abayobozi, ubihagarike. Vuga ibyo uvuga, ibyo kwirirwa batuka ubwo. Ariko buryo ututse umuntu, iyo ututse nyina wundi, buriya na nyoko ntabwo umusize, kuko na nyoko ni umubyeyi. Kwirwa rero tukabantu baha amabere ya ba nyina, ndizera ko nta muntu utarari ibere rya nyina. Nawe ubwawe waraririye. Kuburi kuvuga nuko wonse ibere rya nyoko, ko wararyose rero waraririye. Kwirwa abantu amabere ya ba nyina, kwirwa uca amabere ya ba nyina w'abantu, ubwo irya nyina wanjye niricika n'irya nyoko nawe rizaba ricitse. Ibyo wirwa unuka kuri mama wanjye na nyoko arabifite.
murekera aho ngaho kujya mwirwa mudukangisha kudutuka. Izo amasasu twarazirwanye zirarangira, n'izi bitutsi twiteguye guhangana nazo. Ariko ntabwo dushyigikiye umuntu dutukira abayobozi, ntabwo tubashyigikiye, ntitubashyigikiye. Sawa rero, Imana yamugisha. Icyo nicyo nashaka kuvuga ku Rwanda. Message nini nari mfite ku Rwanda no kuvuga ngo nk'abanyarwanda turi muri diaspora, ndavuga bari muri diaspora n'abari mu gihugu, ariko cyane cyane ndavuga bari muri diaspora. Abafite ingenga bitekerezo na genocide ni muyimire burundu, imanuke no munda ngupi. Ahubwo nimumara cyangwa mucukure muyishingure. Nimumara kuyishingura mu abantu bazima, muzuke mu abantu bazima. Mube abanyarwanda bo guteza imbere igihugu cyanyu. Noneho abandi mukifite banizeye Imana Pascal na Barestide na Padiri Nahimana, abo mukizifite n'abandi mubashamikiyeho nka radio ngo nimba ari iki sinyibuka ukuntu yitwa Radio Musare n'izindi n'andi maradiyo, namwe babashingure mushingurwa nazo, ariko mutuvire ku bayobozi. Zibica babashingurane nazo, ariko mutuvire ku bayobozi. Mwidutukira abayobozi kuko abayobozi ni abacu, twebwe ntacyo badutwaye. Niyo mpamvu rero nari ntanze igitekerezo nkavuga ngo uyu munsi abantu bari muri diaspora benshi bashyigikiye bari abanzi b'igihugu, niko nabavuga, cyangwa bari bataye umurongo babeshya abanyarwanda ko bakunda u Rwanda, birwa babeshya ko bakunda u Rwanda, bababwira ngo twebwe ngo turakunda u Rwanda, ngo tugize gute ibiki n'ibiki. Ejo bundi bari kuvuga ngo nabonye Nizeye Imana Pascal bari guhamagara Depite bishinzwe ibitaro bya Kibogora, ngo baramubwiye ngo abana b'abahutu bose ngo arabica ngo bajya guteza inda muri Kongo. Mw'abanyarwanda mwe mwirwa mujya kuvuga amagambo adafatika, ibyo bintu mubikura he? Mwagabanyije. Nimba aho kugira mugerwa mu Rwanda usete, wakwambutse ukabasanga muri South Africa, ukagenda ukomongana nabo, ibyo kwirwa mujya kudutukira abayobozi munadusebye mukabikura ku ntozi. Nimba wibye bakagufunga, urava muvuga ngo leta y'u Rwanda yakurenganyije. Nimba watemye umuntu bakagufunga ngo leta y'u Rwanda yakurenganyije. Mw'abantu mwe mudafite ubwenge, mwagabanyije ubugoryi n'ubucucu. Nakuze n'uvuga ngo nta gisiga cy'urwara rurerure kinini. Twakabaye nk'abanyarwanda tuzi ko abanyarwanda turi abagumyabanga. Mwebwe muravuga ibintu bidafatika, mukajya kwirwamo ibintu byose mukabirunda ku mutwe wa Kagame, ndetse Kagame wari imitsi, warakomeye. Birwa kwita amazina, ariko humura Imana irahari, kandi Imana iragushigikiye, kandi uzabayobora mpaka upfuye, ntawe uteze kuza kugukuraho. Turi abanyarwanda tukuri inyuma. Hari abandi bankange bagushyigikiye tuvuga ngo Kagame oye, Kagame oye, Kagame oye. Tuzakugwa inyuma. Twiteguye kuko nitwumva igihugu kiduhamagaye, twiteguye gutabara. Twiteguye gutabaza umunwa twahawe, izi cano twafunguye, ndetse byanaba ngombwa nubwo turi gusaza imbunda tukazifata tugahangana n'uje kurasa u Rwanda. Byari bavuga ngo u Rwanda ng'abasirikare barashize n'abapolisi, abasirikare bazashyira ariko abaturage b'u Rwanda bashyize. Mbese nimba nta basirikare barimo, ko mwigwa mubwira abantu ngo muratashe ko mutari mwaza kurufata, bigaragare ko natwe abaturage tukigize gute, dukomeye. Rero u Rwanda ruratera ruterwa. Ikibazo cy'u Rwanda nyihagarikiye hano ni amagabo agize gute, ariko ngongera ngatanga uburangingo nkavuga ngo u Rwanda rurakarama. Inkotanyi n'ababyeyi, ni ukuri inkotanyi zarandeze. Ubuzima bwanjye bwose nabaye mu gisirikare, ubuzima bwanjye narerewe mu gisirikare. Ntabwo nigeze mbona mbwirwa, ntabwo nigeze mbona mburara, sinigeze ndobanurwa ngo bavuge ngo iki cyana ngo ibiki n'ibiki. Nararyaga, naranywaga, nakoraga buri kimwe cyose, kandi ndi umwana mutoya, sinari umusirikare, nari umwana.
ariko kubera kuko baje barengera abanyarwanda batoragura abanyarwanda bari badafite aho baba ndahaba nukuri ntabwo nabura gushimira Colonel Lydia n'umuryango we nyakubahwa Afande Lydia rwose nguhaye salute ndagukunda cyane uri umubyeyi uri mama wanjye ndakubaha ndagukunda kandi ndazi kuko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru usenga izongera ikamuza nawe byibuze nkaguhobera nkakubwira ngo mama warakoze uyu munsi urabona ko nakuze ndi umugabo mu minsi imbere nzakwereka abuzukuru ubone kuko umwana wareze wa mwana wifurizaga ibyiza yakuze nawe afite abana nk'uko wanyitaga umwana wawe mu bana babiri icyo gihe wari ufite nk'uko narwara ukavuga ngo umwana yarwaye abantu muzi Lydia mu munsi w'uburezi mumubwire ngo uwitwa Ineza Steven aragusuhuza umuhungu wawe mugiye kuvuga ngo ngiye kwihoma ntabwo niho ko yaramfashije rero hano nditunze murabona kuko aho ndi harafatika haragaragara ntabwo ndi muki ariko ntabwo nabura gushimira umuntu watumye ibi byose mbigeraho ibi mureba mbigeraho iyi cyane ndi gukoresha nyigeraho n'amafaranga make ntunze nyageraho n'iyi telefone ndi gukoresha nyigeraho rero Imana yo mu ijuru iri umugisha u Rwanda rero navuze ko tuganira ku bintu bitatu ikindi kintu ngarutseho ni ikibazo cyo muri Kongo mu bwoko bw'abanyamurenge abanyamurenge ndabaha pole sana kubwo ibitero byabaye ku itariki 9 ku itariki 10 ni ukuri turi kubasengera Imana yo mu ijuru ikomeze barwanirire kandi Imana yo mu ijuru ikomeze bahagarareho ni ukuri abapfuye Imana ibaheruko bidashira mw'abantu mwe nimusengere igihugu cya Kongo nimusengere igihugu cya Kongo nimusengere bene wacu b'abanyamurenge reka tubivuge gutya ni bene wacu abanyamurenge kuko bavuga ururimi rwacu ikindi umunyarwanda umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ni mwene wacu tugomba kugira gute tugomba kubabazwa nabo ariko ntitubazwe nabo bavuga ikinyarwanda gusa tunabazwe n'abandi bari guhangayika ko nituvuga ngo turababaza bariya gusa kandi hari abandi bapfiye batari abo banyamurenge nanone baguye muri biriya bitero nabo tubibuke ahubwo twebwe icyo mvuga ni mureke dusenge Imana ihagarika intambara zo muri Kongo kandi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibahagarareho ndagira rero ngo ngire ubutumwa nihera abantu muri murenge banyamurenge nabonye mwatangiye gucikamo ibiki nabonye mwatangiye kwita bamwe ngo ni abanyakagara kandi mwese muri abanyamurenge uri kumwita umunyakagara ni umusita nawe uri umusita cyangwa ni umunyabyinshi nawe uri umunyabyinshi mwicikamo ibiki baravuga ngo umusaza yicaje abana be 5 arangije afata inkoni 5 arazihambira abwira babana ngo nimuvune zino nkoni babana bagira gute uwambere arahaguruka ashyira ku ivi aravuna biranga uwa kabiri ati uretse ngiye nkwereka arahaguruka kubitaho ukababara ivi ati ayo ati ndapfuye we nawe biranga uwa gatatu arahaguruka uwa kane uwa gatanu bose bigira gute biranga ise arangije sekuru arangije nisi arahaguruka afata za nkoni arazihambura afata imwe arayivuna afata iyindi arayivuna afata iyindi arayivuna afata iyindi arayivuna za nkoni 5 arazivuna zose amaze kuzivuna arababwira ati bana banje mbasigiye umurage muzabumwe nkuko zino nkoni zigize gute zimeze
uko zino nkoni zimeze aba ariko muzaba umwe, ntimuzigere mugira gute, ntimuzigere mutandukana. Ariko nimutandukana uko mvunnye zino nkoni, namwe niko bazabatandukanya, bazabavunagura bakabacagagura mu gashira. Arababwira ati izi nkoni zose nimwinaniye kuvuna, ati zose bazivunye muze. Ati rero mwese izi nkoni uko izi nkoni zimeze aba ariko muzungu bumwe, Banyamurenge, Banyabyinshi, Basinzira, Bazigaba, Basita, Nabe Masinga, Basini, nimufatane ukuboko mu bumwe uko zino ntoki zigize gute, uko zino ntoki zimeze. Nimwungu bumwe gutya nta uzigera binjiramo ngo bamenerewe. Impamvu uyu munsi muri gupfa gutya, bamaze kubashyiramo umwiryane kare byabaye. Niba bamaze kubashyiramo umwiryane mwe bakaba babaye Abanyakagara kandi ari Abanyamurenge, ari Abasita bene wanyu, mukaba mutangiye gukora speech zivuga ngo aho umunyakagara azashingira ntimuzageyo, aho umunyakagara azagira gute ntimuzageyo. Murabona mutagiye gufata imihoro mugatemana? Ni ikihe kintu muzereka amahanga mukababwira ngo Abanyamurenge cyangwa ubwoko bw'Abanyarwanda turahigwa muri Kongo, ari mwebwe muri kwiyiga? Mugerageze mwongere mwiyunge mu bumwe. Nibyo ndi bavuga mu Kinyarwanda ngo ubushwiri barabuhiga nabwo bugasubira inyuma bukagira gute, bugahigana. Abasangiye ubusaritanira isamba. Babyeyi Banyamurenge bene wacu, muri kubona amasasa ari guterwa iwanyu umunsi ku wundi, drone ziri kurasa iwanyu umunsi ku wundi. Ejo bundi Leti Makanika yarapfuye. Uriya mugabo ni intwari, turabyemera, ni intwari. Makanika ni intwari pe, ni intwari. Yagerageje, murabona imyaka ishize ari Murenge, ari ayoboye Twirwaneho, byanze bikunze yego abantu ntibaburaga gupfa, ariko ntago bapfuye bingana gutya igihe Makanika yarakiyoboye Twirwaneho. Makanika yarahagaze aravuga ngo njyewe nk'umunyamurenge nzohagarara ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge. Uzadutera nzamwivuna, sinzatera leta, ariko uzadutera twebwe tuzagira gute, tuzirwanaho. Leti Makanika yarabarinze na bagenzi be, murahinga arabarinda, murorora arabarinda, rwose ntiyigeze ahangana na leta ya Kongo ngo ajye kwirasa. Yaravuze ati ngenza ahagarara hano, nibaza kundasa nzirwanaho. Ariko uyu munsi Leti Major General Makanika amaze gupfa, muri kubona ibintu biri kuba ku Banyamurenge. Ibyabaye ku Banyamurenge mu Gatumba birongeye biragarutse mu Minembwe. Indege zigize gute, ziri kwarasa ubutitsa. Kubera iki? Mwamaze gucikamo ibiki. Bamwe bamaze kuba Abanyakagara, abandi mwasigaye muri Abanyamurenge. Mutangiye kugambanirana, kuko mwafasha abamwe muri mwebwe aho kugira ngo mubabwire muti reka dufatanye turebe ese koko twirwane ko yivange na M23 mu biganireho. Nimubona bidakwiye muvuge ngo twirwaneho
nikomeze igire gute, nikomeze irinde abaturage. Ikosa rya mbere navuga kuri bene wacu abanyamurenge bakoze, ikosa Sematama yakoze wasimbuye Leti Makanika, nuko yagize gute, yatangaje ko bifatanyije na M23 AFC. M23 itari yagera Murenge. Iryo ni ikosa ntuza twirwaneho bakoze, ni ikosa uriya Major General Sematama yakoze ryo kuvuga ngo twirwaneho tubaye umutwe wa M23. Mwabantu mujye mwiga kubika mu mutima, aho mubivugiye muri kubona ko muri guteza ababyeyi banyu ibibazo. None cya kabiri mwakitse mw'iki Banyamurenge muri mu mahanga, muri Kenya, abari muri Uganda, abari Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Amerika, muhaguruke mwese muharanire ubumwe bwanyu nk'abanyamurenge. Ni muhaguruke mwikomeza gucika mw'ibiki, kuko nimukomeza gucika mw'ibice muramarana. Niho hahandi murakomeza gucika mw'ibice bagahamagara leta, bari kuri leta bakavuga bati nimuze tubereka aho twirwaneho yihishe. Iri mu nzu zanyu, bazaza bahatera igisasu umuryango ushire. Kandi reka mbabwize ukuri, leta murayirenganya. Ukuntu leta muyirenganya ni mwebwe ubwanyu muri kumarana. Leta ntabwo bazayibwira ngo mu nzu harimo umwanzi, mwamaze gutangaza ko mufatanyije na M23. Ntabwo mukiri twirwaneho muri M23. Ntabwo bazababwira ngo mu nzu harimo umwanzi babure kuza kubombarika yanzu. Mujya mubibona no ku mafilime, mubona kuko abanyamerika bababwiye ngo muri Afghanistan hari iki, ngo hari ikiyebe kiri mu nzu runaka. Abanyamerika baragenda bagaterayo bombe batitaye ngo harimo abantu muki. Abo birwa babwira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, birwa bababwira ngo iki n'ibiki, nirwa muregera ngo nirwa muhamagara mubabwira ngo M23 ngo leta ngo iri kurasa mu baturage. Uza abaturage Amerika yica ikurikiyemo umuntu umwe, hitinye guteramo bombe ngo hatwike n'indege. Abo mwirwa muregera ni bande? Tureke no kuvuga kubibona ku mafilime, barabikora. Rero nimba ikintu ngiye gutumya nakwihera umuyobozi wa twirwaneho Sematama, ntuza nakwihera ikintu nakwisabira. Nimba wahisemo kuba M23, va mu baturage, wihanganira mu baturage, kuko nuhanganira mu baturage uzabamarisha imuri birindiro. Uje nubona indege ize uvemo urasanire nayo kure, wijya mu baturage, winza mu nzu z'abaturage, kuko nujya mu nzu z'abaturage baratwika abanyamurenge badafite icyo bazi. Kuvuga ngo birababaje cyane, birababaje. Abantu bapfuye, abanyamurenge bapfuye muri iyi minsi ni benshi, abafungiye mu magereza Burundi ni benshi, abari mu na hano turi abanyamurenge usanga batabizera. Rero bibaye byiza nk'abasirikare, nk'intwari z'abanyamurenge, ni mujye ahantu muhangane, ariko mwe kubona indege zije ngo mwinjire mu mazu y'abantu, ni mucukura indaki mujye, kuko muramarisha bene wanyu. Ikindi, ibintu mwazanye ngo bamwe n'abanyakagara, ngo abandi ngo n'abanyamurenge, mwese muri abanyamurenge. Iki kintu muri kumarisha bene wanyu. Niho hari kuva ubugambanyi bakavuga bati noneho nyine twaravuze byaranze, noneho twirwane M23. Ntabwo mukiri twirwaneho muri M23, kandi M23 leta ifata nk'ibyihebe, niko inavuga.
ivuga ko ari umutwe w'iterabwoba. Bazabarasa batitaye kuko muri Abanyamulenge. Murabizi baba bashije ngo kuki ari gutwika Abanyamulenge, baravuga ati ntabwo twigeze dutwika abaturage, twarashe ikibuga cy'indege cyazaniye imbunda abantu M23. Nta nubwo bakivuga ko ari kwirwaneho ni M23, kandi amahanga arabizi kuko leta ya Kongo ihanganye nande na M23. Twirwane ko yatangaje kuko ari M23. Nibahindure bavuge ngo turi kwirwaneho nkuko leta makanika yabikoze, akarinda abaturage imyaka n'imyaka, byarabaga bikaba, ariko akavuga ati nta muntu uzica abaturage. Yego ntibaburaga gupfa, ariko uyu munsi Abanyamulenge murapfuye cyane. Aho makanika apfiriye hapfuye Abanyamulenge benshi. Inama nabagira Abanyamulenge nuko mugomba kongera mukicara ku meza, abo mwita Abanyakagara mukabamubwira muti nimugaruke, nimba mukegera bari abana bacu batwirwaneho n'intwari, ziriya ntwari zacu zatwirwaneho, tukababwira duti mwoka byaramwe reka ubundi siyasa. Inkotanyi gufata igihugu cy'u Rwanda zakoresheje siyasa. Iyo inkotanyi ziza zica abantu byari birangiye, ariko siyasa yari kuba abaturage, kwereka abaturage icyo barwanira. Sinzi niba mbivuze neza, kwereka abaturage icyo barwanira, kubereka bati twebwe tukurwana tubabohoza. Kandi mpora mbivuga buri munsi, mpora mvuga ngo nta munsi inkotanyi zigeze zirwanira mu baturage. RDF inkotanyi mbona nabizi bagenda bafasha Laurent Désiré Kabila. Impunzi z'Abanyarwanda zari muri Kongo barababwiye bati nimusubire inyuma, bose bagaruka he mu Rwanda, abandi barakomeza, ariko ntabwo bigeze barwanira mu baturage. Hari ikosa rimwe M23 na twirwane ko muri gukora. Ikosa muri gukora nta rindi, ni ukwinjira hagati mu baturage mukarwanira mu baturage. Kuko igihe cyose muzivanga n'abaturage mufite imbunda, ntabwo siko yizinga uyu nguyu ni umuturage, ntabwo izinga uyu nguyu ni umusirikare. Iyo babayihaye korodoni yo kurasa, mwarabivuze kuko ejo bundi drone yaje kamara amasaha 3 mu kirere cy'iminembwe. Mukimara kuyibona muba mwarahavuye mukava mu baturage. Namwe M23 muri kwicisha abaturage, aho mushinzwe kurinda muri kubicisha. Ntabwo nabura kubivuga, nge nta ruhande mpagazeho muri zira mpande zihanganye. Uruhande mpagazeho ni igihugu cyanjye cy'u Rwanda. U Rwanda rwo muri kure ibibazo byanyu. Abanyarwanda bafite ubwenge barazi ukuntu inkotanyi zarwanaga. Iyo abari inkotanyi ziri kurwana muri Kongo, iyo abari RDF iri kurwana muri Kongo, aka kanya RDF baragize ikisasa, kuko bazi tekinike yo kurwana barayifite. Bari kubwira abaturage ati mwebwe muragenda mujya aho tuvuye. Niko RDF inkotanyi zikora. Ntabwo RDF inkotanyi zizirwanira mu baturage, barababeshye. Ndagira ngo mbibwire n'amahanga abyumve, abazi gutafusira. Uyu munsi ndikubwira Abanyamulenge, ntabwo ndavuga mu Cyongereza, ariko nzakoreye inkuru mu Cyongereza mbibwire n'abanyamahanga kuko inkotanyi bazibeshyera. Kuva mu Mutara kugenda ukagera za Musanze ku mupaka wa Kongo, inkotanyi zashyiraga abaturage inyuma. Aho zimaze kugera gute? Aho zimaze gufata. Ntabwo zarwanyaga mu baturage. Ese murumva ntabwo gutanga gutanga induru muvuga ngo siko yarashe mu baturage, mubibwira Abanyamerika, mubibwira Abafaransa, mubibwira Abongereza, ntabwo bazabyumva. Bazavuga because yarashe mu baturage. Ni yiyi kubera iki yarashe mu baturage? Yitoye irasa mu baturage, cyangwa
hari abantu babivanze n'abaturage. Mbabwiye iki kintu ngenda kizi neza, leta ya Amerika nibimenye ngo mu nzu harimo ikihebe, harimo ibyihebe biri mu nzu runaka, ntabwo bareba ngo harimo abana birayo byo murengera bw'isi mwirwa mubwira ngo nibize ngo murabona ngo M23 ngo yarashinga ngo FARDC ngo yarashinga mu bantu, ntabwo mubabwira. Bapfa kuba kwari bazi ko ari ikere kinjiye mu ntozi. Inzu barayirasa batitaye ku ruhinja. Niba mwarakurikiye operation yo gufata Osama mwarayikurikiye, mumbabarire mvuze Osama bin Laden, niba mwarayikurikiye ntabwo bagiye ngo bagire gute bafate Osama bin Laden wenyine, abari bahari barapfuye. Ibyihebe by'abantuza by'abari muri Lebanon barwanaga na Israel, baragize bafashe biriya byihebe cyangwa barasheyo ibibombe nabyo birapfa. Muri Iran batera ibisasu, barobanuye abantuza, barobanuye ngo nigende byice abasirikare, cyangwa aho bari barubatse hafi n'abaturage barabombaritse hose. Murabizi ko perezida wa Israel Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, bamushyiriyeho impapuro zimutamurira rukiko zimufata kubera kuko bohereje ibisasu mu bantu, ariko ntibazamufunga, babajijisha. Mwebwe rero ndagira ngo mbabwire ngo nimugire ubwenge, mwongere mwiyunge. Ibintu byo guceka mwo kabiri by'abanyamurenge, muravuga ngo muri ubwoko bw'Imana, muravuga muri ubwoko buturahabwa, nimusenge Imana ibahe ubwenge. Ibintu mwazanye mumenye kuko abanzi banyu bababonye bagiye kubarimbura bahereye mu mizi. Bagiye gufata bariya bita abanyakagara, nibamara kubafata bagire gute babiyegereze bababwira ati nimwebwe bana. Kubera kuko umunyakagara nakoresha ubukwe, mwita ngo umunyakagara nakoresha ubukwe, nimubugemo yafusha nimumutabare, ababembe bakamutabara, abandandi bakamutabara, abavandimwe be n'abandandi. Ntabwo mukira, ntabwo abanyamurenge bakira abavandimwe be. Ubwo urumva azafasha twirwanyeho kurwana, cyangwa azasanga amasunzu bafatanye babarase noneho babamareho. Ikizasigara no kuvuga ngo ubwoko baramumaze. Icyo ngicyo rero niba mushaka gukomeza kuba ubwoko, icyo leti Muyize yarwaniye, Nikora yarwaniye, icyo leti Nikora yapfiriye, icyo leti Muyize yapfiriye, icyo leti Patrick yapfiriye, icyo leti Mututsi yapfiriye, icyo leti Bitwenge yapfiriye, icyo leti Zirimwa abagabo yapfiriye, Mututsi wundi yapfiriye, Patrick wundi yapfiriye, Bishimbo yapfiriye. N'ubwoko. None amaraso yabo bameneye ubwoko, mutangiye kuba abanyakagara n'abanyamurenge. Ubwoko bwacitse da, nimukiri iki, nimukiri ubwoko. Murambwira ngo muri kuvaye mukajya hehe? Bari kubashuka bibereye i Burayi, bari kubabwira ngo bari n'abanyakagara, bari i Burayi, bari muri Amerika, bari mu Rwanda, bari mu Burundi, bari muri, nubwo mu Burundi nabo bari kunyanyazwa, ariko ntabwo bari Murenge. Twirwaneho, ndagira ngo mbabwire, nimugerageze muhindure umufuno. Bibaye byiza mwatangaza mukavuga muti ariko ntabwo tukiri kumwe na M23, twebwe turi iki, ariko ibanga riri kuki ku mutima wanyu. Cyangwa niba mubona muri kumwe na M23, nimuve mu banyamurenge, nimuve hagati mu bantu, mu bwoko, nimufate inzira musanganira ubwoko M23, mujye kure y'ubwoko, mwitandukanye. Niba leta niza
ikarasa abantu nta baturage barimo, n'amahanga azabireba bavuga ati kuki iyo twirwaneho ntiyari irimo, kuki mwarashe abaturage? Uyu munsi abanyamurenge bari gufira bafite ibibazo, abanyamurenge bari Burundi bafite ibibazo, n'abari ahangahariga ntabwo borohewe, nabo bamaze gucikamo ibiki. Bamwe ni Abanyakagara, mutagira ngo biri Murenge gusa, na hano birahari. Abanyakagara n'abaki n'ubwoko, kandi mwese muri Abatutsi, mwese muri Abanyamurenge, kandi muravuga kuko twirwanira, iravuga ko kurwanira ubwoko. Niyo nama ntabwo Abanyamurenge, kandi abapfushije abantu mwihangane, Imana yo mu ijuru ibaha ibiruhuko bidashira abapfuye. Imana ibaha ibiruhuko bidashira Major General Makanika n'abandi bari kumwe, n'abandi bari gupfira ku rugamba rwo koza igihugu. Batwirwaneho, abantu bagifite twirwaneho mu mitima yabo bari gupfa. Ni intwari, ni intwari. Ejo bundi Sematama ajya gupfa avuze ijambo rikomeye, aravuga ati mwebwe muri kwicara mukajya muri Amerika mukaza mukavanga muri kugura ubutaka, mukazana abazungu kugura ubutaka bw'Imurenge, mwarahunze ubwoko mukagenda. None uyu munsi niyo bari kubacanga amacakubiri bababwira ngo ubwoko ngibiki, ubwoko ngibiki, ubwoko ngibiki. Muri kumva ibintu murimo, muravaye mukajya Abanyamurenge. Abakongomani Imana ibite ibarwanirire. Kege ntabwo nshyigikiye amaraso ari kumeneka muri Kongo, ntabwo nyashyigikiye pe. Yaba Abanyamurenge bari gupfa ni bene wacu, yaba abashi bari gupfa ni bene wacu, yaba ababembe bari gupfa ni bene wacu. Rero umuntu wese gupfa ni mwene wacu, kuko Umunyamurenge ava amaraso, Umwandanda ava amaraso, Umunyarwanda ava amaraso, Umuhutu ava amaraso, Umututsi ava amaraso. Bariya bari gupfa bose ni abana ba Afurika, ni imbaraga za Afurika ziri gucika. Abazungu bari kudushyiramo imbunda, mwicane mu marane, Kongo ikikemo kabiri, amabuye baze bayacukurira ubusa bayikorera iwabo. Kandi byatangiye, murabizi ko Kisekedi ngo yamaze gutanga ibirombe ngo Amerika ize gucunga uburasirazuba bwa Kongo. Murabona ko icyo bashakaga bakigezeho, kandi bagikoresheje mwebwe. None mutangiye gucanamo, mutangiye kuba bamwe Abanyakagara, abandi batangiye kuba ubwoko. Bamwe Abanyakagara mbese ngo mubagize bati ni Abahutu, ni Abatutsi, ni abaki. Bone bavuga Ikinyarwanda, ni mubasange mubabaze muti mwega murifuza iki? Kwega Abanyarwanda twarenze ubwoko, ubwo Buhutu n'Ubututsi twaraburenze. Uyu munsi turi Abanyarwanda, namwe ni Abanyamurenge, mu Bakongomani. So rero Imana ibamugisha, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Bishop Ineza Steven Mugisha. Ntunanirwe gukora subscribe. U Rwanda rurakarama, RPF irakarama, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arakarama, n'abayobozi b'u Rwanda barakarama. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, mutuvire ku gihugu, mutuvire ku bayobozi, nidutukira abayobozi, ntabwo dutuka abandi. Nimba tudatuka abayobozi banyu, natwe umuyobozi wacu ni mumureke. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ntibagirwe gukanda subscribe, ntibagirwe gukanda like, ntibagirwe gukanda share, kandi ntibagirwe gutanga comment. U Rwanda rurakarama.